Ye ntacyo ari ngira nshimira ibyo mbonye ko ari ryo geno ryanjye, ibyo mbuze nyine ntabwo aba ari igeno ryanjye. Hari umuntu utambuka abantu baca mu nzira ari babiri batandukanye, hari ucaho agahabwa induru ariko hari n'ucaho agahabwa impundu. Ngewe rero bamvugirizaga induru ariko noneho wa wundi watambutse bamuha impundu, nanjye tu nkavuga ati se n'iki bubahera uriya muntu, kugira nanjye nisanure menye amakosa yanjye nkahita ndeba wa wundi bashima. Ariko noneho njye nahigaga amakuru kugira ngeze kuri wa wundi noneho bashima nkareba ikosa rye. Nta muntu utajya ugira intege nkeya n'uyu n'umwe. Imitima yababajwe ntigikira ahubwo nuko yirengagiza. Nukuri yewe ikinyabupfura ngengera ni cya kintu ushugurika nyine ku wundi mubyeyi, ukabona nyine ari gucyaha umwana we nawe ugafatiraho nyine ukavuga ati ubwo umubyeyi ari kubuza uriya mwana ari amakosa kandi nanjye njya nyakora bigaragare ko nkora ibidakunzwe n'abantu bakuru. Ahubwo nyine kwa kundi nyine uba uri umunyamuhanda nta wagukebura ngo akubwire ati ni inzira mburimo, niba ukora nibyo nyine kwa kubura gihana tu. Kugira amahirwe mwisi ugira umubyeyi mwiza, nuba waragize umubyeyi mwiza uzicare wegurire icupa nk'iry'aborozi. Umugore mwiza se agira umugabo mwiza umva bumvikana, yakoze kugira urugabo ruza rukirambika rugahita rugona rugasinzira nta iposho rwatanze. Kandi wowe washyashyanye ujye gushaka ibicanwa ngo utekere abo yabyaye, ariko rwo rwaruhukiye imbere. Ngewe nkunda ba mama kurusha ngewe ba papa baradutengushye papa.